ni isomo rya mbere. In the first lesson we're gonna start the greetings. Greetings mu kinyarwanda nicyo bita insuhuzanyo. Mu isomo rya mbere rero tugiye kwiga insuhuzanyo. Hari insuhuzanyo nyinshi zigiye zitandukanye, ariko tureba ku nsuhuzanyo ziri form cyangwa se insuhuzanyo zemewe ushobora gukoresha ahantu ariho hose ntibigire ikibazo. These are the formal greetings. So follow the lesson. You can see we have two columns. The first column is for greetings, then the next column is for response. Hamwe ni insuhuzanyo, ahandi ni inyikirizo. Greetings and response. You can see greetings in the blue color and response in the green color. Insuhuzanyo zanditse mu ibara ry'ubururu, inyikirizo zanditse mu ibara ry'icyatsi. Hello. Hello sir, or you say hello madam. Next you may say how are you? Then the response you say I'm fine. Next you may say good morning. Then you respond by saying good morning. It has no problem when you say any greeting and you add a name. For example, you say good morning Modeste, and I say good morning Tom. It's okay. Next you say good afternoon. Good afternoon. Then the response is good afternoon sir, or you may say good afternoon madam if the person you are talking to is a female. You say good afternoon sir when the person you are talking to is a male. Next you may say good evening, and the response will be good evening sir. Next you may say long time. This greeting long time is normally used to people that you have just passed many days without a meet, or you have not seen them for a while. There has passed some days. So the response would be long time sir if the person you are talking to is a male, or you say long time madam, or you add a name long time Modeste. Then next you may say nice to meet you. Nice to meet you. Then the response will be nice to meet you too. Then after a discussion, when someone has greeted another and they have discussed some issues, after the discussion you say goodbye. Then the response will be goodbye, see you tomorrow, see you. Muri make izi ni insuhuzanyo zigiye zitandukanye zikoreshwa ahantu ahariho hose. Izi nsuhuzanyo bazikoresha ahantu ahariho hose. Hello. Hello abantu benshi mukunda kuyikoresha. Ni insuhuzanyo nziza, nta kibazo. Waba uri gusuhuza umuyobozi wawe cyangwa se umwana muri mu kigero kimwe cyangwa se undi muntu mukuru kuruta, nta kibazo gukoresha hello. It's fine. Then how are you? How are you? How are you ni insuhuzanyo abantu benshi bakunze gukoresha. Ni nko kubaza umuntu ngo umeze ute, amakuru, ibintu nk'ibyo. Then kuyisubiza baravuga bati I'm fine. I'm fine. How are you? I'm fine. Noneho hari insuhuzanyo nka good morning, good afternoon or good evening. Izi nsuhuzanyo uzisubiramo nuko bazikubwiye ukaba urashubije. Umuntu nakubwira ngo good morning, nawe usubira muti good morning. Good afternoon, good afternoon. Good evening, good evening. Insuhuzanyo ikurikira ni long time. Long time ni insuhuzanyo ukoresha mu gihe utaherukanaga n'umuntu wari umukumbuye uti long time, nawe akagusubiza ati
long time. Iyo uhuye n'umuntu ukaba umwishimiye ushobora kumusuhuza uti nice to meet you. Nice to meet you bivuze ngo nishimiye guhura nawe. Nawe ati nice to meet you too, nishimiye guhura nawe nanjye. Yego. Hanyuma iyo umaze kuganira n'umuntu wamusuhuje ni ngombwa ko unamusezera. Ushobora kumusezera muri ubu buryo bubiri. Ushobora kuvuga uti goodbye, nawe akagusubiza ati goodbye, cyangwa se ukamubwira uti see you tomorrow, tuzabonane ejo, nawe akakubwira ati see you. Here we have a discussion on greetings. These are two people that are going to discuss using the greetings above. We have Tom and Keza. The discussion started with Tom greeting Keza. Follow, please. Hello, Keza. Hello, Tom. How are you? I'm fine. And you? I'm fine too. Long time. Long time, Keza. Nice to meet you. Nice to meet you too, Tom. Okay. Goodbye. See you tomorrow. Goodbye. See you. Then we have an NB here. These greetings can be used at any time of the day, but there are others that respect the time of the day as they are shown below. Muri make aka ni akaganiro gatoya kabaye hagati y'abantu babiri, ni Tom na Keza. Barahuye barasuhuza. Tom niwe watangije ikiganiro asuhuza Keza, aramubwira ati hello Keza. Keza aramusubiza hello Tom, how are you? Yaramusubije ahita nawe amubaza hello Tom, how are you? Hello, umeze ute? Tom nawe aramusubiza ati I'm fine, and you? Meze neza, wowe? Keza arongera amusubiza ati I'm fine too, long time. Nanjye meze neza, iminsi myinshi. Tom arongera asubiza ati long time Keza, nice to meet you. Igihe iminsi yari myinshi koko, byiza guhura nawe. Noneho Keza nawe aramusubiza ati nice to meet you too Tom, ni byiza guhura nawe kabisa Tom. Bamaze kugirana ikiganiro, Tom yarasezeye aramubwira ati okay, goodbye, see you tomorrow, urabeho tuzabonane ejo. Keza nawe aramusubiza ati goodbye, see you. Izi nsuhuzanyo bakoresheje hano hejuru wazikoresha utitaye ku gihe cy'umunsi, byaba ari mu gitondo wazikoresha, byaba ku gicamunsi cyangwa se nijoro. Izi nsuhuzanyo bakoresheje hejuru wazikoresha, ariko hari izindi nsuhuzanyo tugiye kureba hasi zisaba ko urespectinga cyangwa se wita ku gihe cy'umunsi, niba ari mu gitondo, niba ari saa sita cyangwa ari ku mugoroba. Komeza ukurikirane. Greetings that respect the time of the day. Izi ni insuhuzanyo zubahiriza igihe cy'umunsi. We have two columns of the day and the greetings. There's a time of the day and greetings. Hari igice kitwereka igihe cy'umunsi n'igice kitwereka insuhuzanyo wasuhuzanya. If it is in the morning, you say good morning. If it is in the afternoon, you say good afternoon. And if it is in the evening, you say good evening. Urabibona neza ko niba ari mu gitondo ubwira umuntu uti waramutse, good morning. Niba ari ku gicamunsi, afternoon, kuva saa sita gushyika nka saa 11, ushobora gusuhuza umuntu uti good afternoon. Ubwo igitondo mu guhera mu gitondo byutse kugeza saa sita. Evening itangira byibura saa 11 kuzamura, ni gusuhuza umuntu good evening. Noneho iyo ugeze mu ijoro
uku nguku twasuhuzaga ngo good morning, good afternoon, good evening, bitandukanye nuza kuvuga good night. Good night ni ugusezera, wifuriza umuntu ijoro ryiza. So for the night, it is different when you say good night. If you say good night, then it is not a greeting there. Nuvuga good night, ntabwo uraba uri gusuhuza, ahubwo uraba uri gusezera. Biratandukanye rero na mu gitondo aho uvuga uti good morning. So this is now time for students to ask questions and to give comments on the lesson. Isomo ry'uyu munsi rirangiriye aha, tuzakomeza kugenda twiga byinshi bitandukanye. Hanyuma ni umwanya w'umunyeshuri kugira ngo abaze ikibazo, ufite ikibazo arakibariza muri group, ushaka gutanga comment, igitekerezo cyangwa se inyunganizi aranyandikira inbox, asiga comment ye cyangwa se igitekerezo cye. And I thank you for today. See you next time. Love you.